Kera habaye umugore n'umugabo babyarana abana batatu. Dusigasire umuco wacu utazacika. Ubusa bwaritse ku manga umuyaga urabwara agace karacuranga uruhu ruravugiriza. Kera habayeho umukobwa w'inkumi akitwa Bwiza kandi akaba mwiza koko. Umuntu wese yamubonaga yumvaga amukunze ariko nyirakuru akamukunda by'akarusho. Bukeye nyina aramubwira ati ndiye ifu n'uru rwabya rw'amavuta ubishyire nyogokuru kandi ntutinde mu nzira cyangwa ngo urangare wibuke no kumuntahiriza. Arigezemo ahura n'ikirura kiriyoberanya. Bwiza ntiyabimenya, kimuramukije arakikiriza. Kiramubaza kiti turagana he? Aragisubiza ati ndajya kwa nyogokuru. Umushyiriye iki se muri iyo nkangara? Undi ati mushyiriye ifu n'amavuta yo kujya arungisha. Ikirura kiti nyogokuru wawe atuye he? Aramusubiza ati atuye hakurya y'iri shyamba. Nirwo rugo rwa mbere uhingukiraho. Ikirura kiriyamira kiti mbega umukobwa mwiza, ariko se ndamuharwa n'iki ko numva hafi aha abantu basa ibiti? Yewe hinga n'ingendere. Taritari no kwa nyirakuru wa Bwiza kimutangayo gihondagura ku rugi. Umukecuru abyumvise aravuga ati yewe. Ikindi kiti ni Bwiza nkuzaniye ifu n'amavuta. Umukecuru ati kinjira nta mbaraga mfite zo kubyuka. Ikirura kirakingura kiraboneza no ku buriri kimumira bunguri kiryamira mu buriri bwe kirimiramiza. Bwiza ngo agere kwa nyirakuru asanga umuryango urangaye. Ati ko numva ibikoba binkuka. Araboneza no ku buriri yorosora cya kinyamaswa agira ngo ni nyirakuru. Agize ngo arajya kumuramutsa yumva atari we akoraho. Cya kinyamaswa kimwirohaho kiramumira. Hanyuma kiriryamira kirasinzira kiragona cyane kuko cyari kijuse. Umuhigi arahanyura yumva umugono wacyo. Ati ni wa mukecuru waho ugona? Nibwo yinjiye mu nzu ku buriri asanga ari ikirura. Icyo kinyagwa yari yaragihize cyaramunaniye. Yanga kukirasa maze yenda inkota ye agisatura inda. Amaze kugisatura asangamo wa mukecuru n'umwuzukuru we abakuramo ari bazima nacyo kigwaho. Sinjye wahera umugani.